urasa neza n'ukuri. Basa bari bambaye ko kw'igitsipfa. Ubusuye umusore ashaka ukuntu se shaye ari mwiza. Mbere yuko njya muri salo, kambanze nyire kwa Jennifer. Ubuse ntariyora? Ariko reka kamanze nce nayo ndumva mpafite gahunda. Ubundi mbone njye muri salo ntahire rimwe. Kuna baranya ibintu byinshi sinjuri burote rwose ngiye gufata bisi pe ntasi. Ariko ngiye ntabwo umugambi wanjye wahagararira ahangaha. Ndagiye. Amakuru se do. So ahantu harukiye ibukara. Tabanje kuncangamo. Ubu umuntu kwewe ahantu ninde ko? Oya, ntabwo nari wibagirwe. Ahubwo ko yamwavuguruye. Nabanje gusa n'uwibeshya ariko ntabwo nibeshye cyane. Ubona harabaye igikumi sinakubwira. Ishuri niryo ritwica cyane. Wishyira na twa tuntu twinuza njya mbibona muri televiziyo. Erega wege impamvu mwebwe mujya mu kirokore cyane. Oya, wewe ndi kubona rwose birenze pe. Bigaragara ko ishuri ryakubangamiraga. Narangije kwiga rero kubera no guhita umuntu abona akazi ariko ndi gutekereza kuzajya kwiga kaminuza. Nazi ko wasoje wenda byibura twaturi nanjye ndakubaza nese ntacyo uribwira ntabwo urashaka umugabo kumbura uracyatekereza gukomeza kwiga cyangwa amashuri uzakomeza vunamo. Abagabo biri iminsi se abantu reka ushaka kubanza kwiga ahubwo se sivuga no gutara. Jennifer ko nigeze mubona hano. Jennifer zarahanga ko yaje. Jennifer nanjye simweruka byose navuga ngo amaze iminsi yaragiye ntakiranga. Yagiye hese mu majeni. Iby'abakobwa b'iki gihe wambaza wa mukobwa bakubwira ngo agiye gusura inshuti ze ukumva yuko nyine ari mu nshuti ubundi numvaga yuko wenda bari n'iwawe yewe ndaraje gusura mugenzi we nk'uko agenda akajya n'ahandi. None se wamanuye ko twebwe batwanze ngo nitwe twabasenyeye urugo. Majeni ngiye ntabwo nasenya urugo rw'abandi. Jennifer ni inshuti yanjye kandi ndamukunda. Urumva? Ese ibyo bintu subwo amakuru yavanye hera. Njyewe bwa mbere nyumvishe. Oya baravuze ngo abantu ngo bo muri karitsiye ngo nitwe twasenyeye urarugo. None se mu majeni urasi umusore twakuranye James. Uza abana bo muri karitsiye benshi agiye atereta ntibikunde. Jennifer nuko umuntu atari bumugira inama ngo yumve yari yaramaze gukunda. Urumva uri amusore ubundi nagashobotse. Ubuse kuva yagenda siba kurana n'indaya. None ukira aho ngaho ntabwo ashobotse kandi nyine uramuzi ko ari umuntu mwabyirukanye nyine cyane. Ariko noneho ukira aho ngaho ngo kuryamana kurarana n'indaya. Ntabwo cyari cyo kintu cyaba cyarabasenye uburayi. Jewe rero ntabwo nzi munyihangane ntabwo nzi ikintu cyaba cyarabasenye sibyo cyane ko baje no gutandukana. Nahabaga ntahari. Njye bajya no gushakana sina nabizi nagiye kumva numva ngo ngo mfite umukwe witwa Jennifer simuzi sindamubone wanjye. Suko kumana gitwakora iki? Tugiye gukora ibintu bishoboka byose. Tumushakishe duhaguruke tumuhinga ahantu hose. Sibyo? Ubundi nitumubona nitugira amahirwe tukamubona. Dukora iki? Dukore kumuzana tumuhuze n'umugabo we ubundi ntibazongere gutandukana. Nawe icyo gitekerezo uragifite cyane rwose. Nanjye ubundi kumva rwose gukora tuhaguruke tujya kumushakira. Kubyibona nimubona mwongeye kubonana amaso ku maso dushaka tuzashaka umugozi tubahamiranye. Oya tugiye kubashakisha ubundi nitumubona tubishyire hasi ubundi umwana babane neza. Ako ubundi urasi umuco wahozeho gucyura. Nukuri wahoze yahukanye yaracyura. Nta n'umuntu wahukana rimwe ngagenda gumeyo. Na kabiri wakahukana ariko ugataha. Oya tugiye kumuhiga tumuhiga tumubone tukimara kumubona. Nukubanza tukamwicaza hasi tukamugira inama. Nukuri tukamubwira n'ibyo niba hari nikosa mva tababarira umugabo. Azatubabarire ku bwacu. Turaganiriye nanjye rwose ubundi kumva ntatuje. Nukuri reka ibintu tubigira ibyacu tubyishyiremo ngiye nshakira hamwe nawe ushakira ahandi. Nukuri uzatanga undi amakuru azamenyesha undi tubone
twagirirwa n'ibiseke n'inkangara twakikora ega n'umuryango wacu wahoze ukundana ni ukuri kw'Imana twajyayo tugacyura murakate kanasawa rero tuzasubira muherekeze ni ukuri kw'Imana ubundi murakate wazansura ni ukuri nzagusura nzazishyira nese ntaraza no gucyura reka nta makuru mba mbifiteho gusa mu gihe yaje ahangaha amarana igihe na mukuru we arabirirwa bashondana mukuru we nawe yaramubonye ati nta kazi ngomba kongera gukora ahangaha ubwo nyine njye narumiye muri fata ku mama nta kundi reka nze mubwire none se mwebwe mubitekereza mute umugabo reba igihe giciyemo si kinini ataratekereje no kuza gucyura ntabwo yabura umukobwa barana ndakura ngese si tunyurayo tugenda ariko nanjye nkakomeza ntabyibaza nkavuga nayo ku wundi uyu mukwe we ni mukwe ki utaza gucyura umugore we cyangwa wenda nkavuga ntiwasanga ari n'isoni yaba yaragiye agira ariko isoni ibimwaro by'amabi baba baragiye bagakorera hirya iyo ngiyo umuntu umukunda sibyo muragenda mukabiyo mukabyara abana bangahe ntimunajye kwirega none se James bavuga ko nta mafaranga afite arayafite umva ngo urugo rwabo n'urukire pe inzu yatahaga amasura yize nahamenya neza bigeze bajya ndahazi inzu nziza amatebe yo muri salo yayandi agezweho umuteleviziyo urunishyano neza umukobwa ibintu by'abari abana ndacyabyibaza abana n'ubu byaranshanze ko wenda gushaka yijyanye numvaga yuko bibaho na kera byahozeho bari bafite uburyo imiryango igomba kongera kwicara hasi ikabahuza bakabikemukirana ibyo bibazo ariko noneho ibintu byaje mu byo kuvuga ngo umukobwa araje yicaye mu rugo afite abana umugabo aramutaye akana n'agatekereza afite ko kongera kujya mu rugo nanjye biriya bintu nkomeza kubyibazaho rimwe na rimwe ugasanga turarenganya n'abana bacu kandi abagabo nabo barabaye intuzi Jennifer ni imfura uzi noneho umugabo se utugambo yirirwa agenda avuga ngo birirwa bambwira ngo Jennifer ngo nawaca inyuma ngo none se ngo njyewe nzara ngo mfite umubiri ngo Jennifer ndabizi nawe hari afite umubiri ngo nanjye mfite umubiri ngomba kwisanzura amaherezo y'urugo rwabo bikagenda bike kuko yamaze kumwicira ubuzima ntabwo yavuga ntabwo n'umukobwa wicaye ngo azarambagizwa yongera ashakwe nk'abakobwa kandi narumvisha umugabo ngo afite gahunda yo kuzana undi mugore ngo si ibyo bintu Jennifer yababizi yewe simbizi ariko ayo makuru nayumvisha ntyo none se ko nzi neza yuko Jennifer atagufite uri inshuti wenyine ko aba afite n'izindi nshuti yewe izo nshuti zo ntabwo mwagenda mubiganirizanya aho ngo mwumve ko ari inama mwamugira mubyibuka uriya mugabo yewe kuva na cyane natukira abana twari inshuti ziraho rero si nawe nyine na Jennifer nawe arabizi najyaga kubasura gutyo nkahita nigendera ko nshimye wenda ngiye kujya ku ishuri n'ibintu by'abagabo wenda bitari hano hafi amakuru ya Esther ameze neza inzoga se mwazinyweye mwenyine mani mwatubwiye ngo twazinywera hehe ese Esther ni umugabo wawe ariko kigenda here numva Esther mu kanwa kanyu muri kuvuga ibiki ariko sugo nkawe uba wazinduwe no kuza kuririmba izina ryanjye wumva uwo mubatisha kuvuga mu kanwa kawe igihe wahereye Esther mwazinyweye ntabwo mwamaye kamwe inzoga ako muko mwana nubwo ugira n'akabanga nta nubwo ubona n'abashyitsi hari banga n'ibindi bite wabaye buryo umuntu azinduka azinduwe cyazanye umuntu uragiye ugiye kumubwira kuba yakoze urumva ari ikibazo ni ikibazo gikomeye ngo nawe watanga amakebe ngo uri kumva amakuru ubu se kukubwira ibyo ugereranya nawe ubona atungana wakabaye winyubaha dore iyo wirirwa nshibura ahangaha muri umuntu we dore amaze kabiri aho atari ahangaha nanjye ubwanjye byaranyobeye nese mbwira kumuragera ni meya byibura se ugeze wumva icyamuzanye ahangaha ko yicara nimwe mwatumye uri kubona yamanutse umuhanda wose akaza ahangaha aje kuvuga ubusa ni ubusa uza yicaye Esther nimwamwera ese ubundi uzabona umugabo uteka umugani wirirwa ushinga no ku bashyitsi bigezaho bene ako kagera yamuzaniye ntabwo yamukuzana ariko byibura bakagombye no kumwubaha akajya avuga ati nubwo wenda Jennifer byanze ariko Esther erega n'inshuti yawe na si inshuti yawe mbabwire abo bagabo uzabagumana niba bakuzanye ahangaha Imana izamuntu kandi itamumiza izabere n'abagiye nabonye baragarutse
Amajeni reka nizere ndi kubona ibyo mu rugo rwanyu bitoroshye. Sha mukobwa dore ibyo ntana nabyo ni ibyo. Ugere amahoro ko. Ese uzabona umugabo. Tuzagumana iwanyu ntabwo mbashaka. Ish. Genda. Aha. Kanani minakagongo da numva abanyamagambo bari bicaye. Ntibinkurikirane. ntabwo utinze nanjye niba ahangaha naho nagombaga kujya sinagiyeyo wakoreshora izana haye nikose muri ebyiri zose haye kizari uzana gatera wicaye wabuzombwira bagenda ntekeye icyayi kazana gatebe tumena habiri Era n'amakuru y'urugendo nyine nandi muri yabuza amazi wagize ngo se none usibite amakuru afatika